Mwongeye kwirirwa abakunzi ba BNTV Life. Uyu ni Teacher Jado. Uyu ni wa mwanya wabikora bite. Tugiye kuganira uyu munsi uburyo wakikorera gazi wawe mu rugo. Uburyo wakikorera biogaz. Ese ubundi biogaz ni iki? Biogaz ni ingufu ziva mu bisigazwa by'ibiryo twajugunye, mu bisigazwa by'ibimera, mu bisigazwa by'amatungo, mbese mu bisigazwa by'ibinyabuzima. Aho niho havamo imbaraga zitanga gazi. Ese tuzibona gute? Icyambere rero ugomba kubanza ukamenya iyo biogaz igizwe n'ibiki. Iyo biogaz ducana, iyo twakoze biogaz hasohokamo gazi. Ese iyo gaze igizwe n'ibiki? Irimo methane. Iyo methane niyo itanga imbaraga z'umuriro. Ikabamo carbon dioxide, ikongera ikabamo hydrogen sulfide. Impamvu nkubwiye ibiyigize no kugira ngo umenye n'uburemere bwayo. Hanyuma ibikoresho twifashisha dukora iyo biogaz, icyambere turaza gukenera ingunguru cyangwa se ijerekani. Ni ibikoresho biri simple, ni ibikoresho buri mwese yabona, nabategura uburyo twakikorera ino gaz ku buryo buri muntu wese yabasha kubyikorera iwe mu rugo kandi bitamugoye, atanashoye amafaranga agera mu 10,000. Icyambere, igikoresho cyambere nkubwiye, turaza gukenera ijerekani. Nge nahisemo ko uyu munsi dukoresha ijerekani. Turakenera imyanda y'ibinyabuzima. Nge nahisemo uyu munsi ko dukoresha amase. Turaza gukoresha amase kuko buri mwe wese yayabona mu buryo bumworoheye. Ikindi turaza gukenera amazi. Amazi ntekereza ko ahantu buri muntu wese ari, amazi rwose leta yacu yarayaduhaye. Ikindi turaza kuza gukenera umupira. Nimvuga umupira ntago umupira wa football cyangwa se wa volleyball. Ndavuga uyu mupira ducomeka kameze nk'agatiyo. Turi buze kucomeka kuri ya jerekani, uva kuri ya jerekani ugera ku ishyiga turi buze gukoresha. Ikindi turaza kuza gukenera ishyiga rya gazi. N'ibyo bintu byonyine turi buze kuza gukenera ni ibintu bitanu. Ni ibintu rero byoroshye ibyo ngibyo kubibona aho uri hose. Tutaragera rero uko bikora cyangwa se uko bikorwa, ndagira ngo wowe ubonye ino video kora subscribe niba ari ubwa mbere ubonye uje ku muyoboro wacu wa YouTube channel, ukore like, share na comment kugira ngo ugere hose, abanyarwanda bose babashe kumenya uburyo bakikorera ino gaze, abari mu mahanga babashe kumenya uburyo bakikorera ino gaze, babashe kujya basevinga amafaranga ya buri munsi bakoreshaga bagura amakara, bakoreshaga bagura inkwi. Kandi ikindi tubashe no kugira uruhare rwo kurengera ibidukikije ndetse no kurengera ikirere cyacu. Murabizi neza ko iyo ukoresheje ari amakara cyangwa se ukoresheje ziriya nkwi byangiza ikirere, ariko wakoresheje biogaz hehe rwose no kwangiza ikirere cyacu. Bikora bite rero? Icyambere, tegura ijerekani yawe. Ya jerekani ubanza urebe ko nta hantu na hato ipfumutse, nta kenge na gato karimo. Urabanza uyitegure rwose neza, uyirebe, urebe niba nta hantu na hamwe hari mu mwenge. Hanyuma iyo jerekani iraza kuba ifite umupfundikizo bapfundikiza. Nurangiza uwo mufuniko w'ijerekani uratobaraho umwenge mutoya uri buze kwinjizamo wa mupira, ya pipe, kugira ngo ariho haza kuza kujya hasohokeramo gazi. Hanyuma urinjizamo ya pipe muri wa mufuniko watoboye. Numara kuyinjizamo ufunge neza ku buryo nta hantu na hato gaze yasohokera cyangwa se nta hantu na hato hakinjiramo umwuka nk'imbere muri iyo jerekani. Noneho ikindi uri gukora, urafata ya mase wavuye kuvana mu kiraro cy'inka cyangwa se mwicukira ahantu bashyira amase. Nurangiza uyavange n'amazi. Niba wafashe ibiri 10 by'amase urashyiramo litiro 10 z'amazi. Ubivange neza, nibimara kwivanga neza
ikindi uri buze gukora urahita ufata ya mase bya bindi wavanze, ya mvange wavanze ushyire muri ya jerekani. Ubwo urashaka umubirikira cyangwa se ufata agacupa kano tunywesha amazi tuvanamo ji ugakoremwo umubirikira, nurangiza ugisukamwo ku buryo bijyamo mu buryo bukoroheye. Numara kubishyiramo rero neza urapfundikira ijerekani yawe neza rwose ku buryo umakinga sure, ku buryo wizera ko nta hantu na hato umwuka ushobora kwinjiramo cyangwa se ngo uze gusohoka, iyo gaze ize gusohoka. Ubipfundike neza ku buryo nta hantu na hato hasohokera umwuka cyangwa ngo winjire. Nurangiza gupfundikira utereke ahantu hari ubushyuhe. Ahantu hari ubushyuhe ntabwo uri buze gutereka ahantu hari ubukonje, urashyira ahantu hari ubushyuhe. Numara gutereka ahantu hari ubushyuhe uzategereza iminsi hagati ya 15 na 30. Ibyiza nuko wazajya gukoresha gaze haciye iminsi 21, ariko mu minsi 15 hagati ya 15 na 30 gaze yawe iba yamaje kuboneka. Gusa ibyiza ku munsi wa 21 niho rwose gaze iba yizewe neza yabonetse. Hanyuma nurangiza ujye gutestinga koko iyo gaze yawe ugiye kujya kora ko gaze yawe hari, no kuvuga ngo ya pipe winjije mu ijerekani uraza kwishyiraho urutambi washyizeho, uraza gucaniraho ikibiriti, uraza gufungura, kuko kuri wa mupira ndaza kubibereka haba hariho regulateur uburyo ufungura. Haba hari akanuza kameze, uba wafungiye akanuza kameze nk'akarako kuri robine gafungura amazi kakanayafunga. Urajya ufungura none urangiza urasireho umwambi uzajya ubone ko gaze yagezemo. Numara kubona byaka uzacomeke uwo mupira cyangwa se urwo rutambi urucomeke kuri gaze, nurangiza uteke ibiryo byawe bizashya rwose neza. Uyu munsi nabazana ibintu byiza cyane rwose, nubikora ndabizi neza kuzanshimira. Bajyaga babaca amafaranga ngo tuze tugukorere tukubakire biogas, urabyikorera iwawe mu rugo mu buryo bworoshye rwose. Wewe wabibonye bigerageza ubikore. Nongere mbisubiremo, fata ijerekani yawe urebe ko nta mwenge urimo. Numara kuyifata ubonye ko nta mwenge urimo, ufate wa mupfundikizo wayo upfumure akenge gatoya cyane, ucengezemo ya pipe rwa rusheke cyangwa se wa mupira. Nurangiza uzafunga neza. Numara gufunga neza umakinge sure ko nta mwuka uri kwinjiramo, nk'uko hano kuri video biri kugaragara iruhande rwanjye. Nurangiza gufunga neza ugende uvange ya mase n'amazi. Numara kubivanga ubishyire muri ya jerekani. Numara kubishyira muri ya jerekani upfundikire neza ku buryo nta mwuka usohoka cyangwa ngo winjire. Nurangiza kubikora utereke ahantu hari ubushyuhe. Numara kuhatereka uzategereza iminsi hagati ya 15 na 30. Ikiza nuko wareba ku munsi wa 21 icyo gihe gaze iba yarangije kuboneka kandi ifite imbaraga. Nurangiza rero wa mupira wacometseho urutambi uzarasireho umwambi urebe, uzasanga umuriro urimo uteke. Hazasohoka umuriro umeze nk'uriho kuri gaze. Nurangiza uteke, ushyireho inkono y'icyo bashaka guteka cyose ugitekeho, bizashya rwose. Ndabikwizeje 100%. Ndabizi neza ko muzanyandikira muri comment munshimira. Nyuma y'iyi minsi mumaje gukora muzanshimira, ndabyizeye. Rero hari ibintu ugomba kwirinda ukimara gukora, ukimara kubona ko gaze irimo. Irinde kwegereza gaze yawe ahantu hari umuriro. Irinde gushyira ibintu byose byateza akaga. Uvuga ngo irinde kwegereza ikintu cyose kuri iyo jerekani gifite umuriro. Irinde kwegereza essence. Amabwiriza ni nk'aya gaze. Irinde kwegereza essence, irinde kwegereza umuriro kugira ngo utaza kuza gutwika ibintu. Kurikira neza rero iyi video uzanshimira nyuma. Weho tubanye bwa mbere, kora subscribe, ukore like, share na comment, ubisangize bagenzi bawe. Kandi rwose ndakurarikira kujya ubana natwe umunsi ku munsi. Imana ibahereze umugisha. Murakarama. Bye bye.